niba hari ikintu kandi ndabizi ko abavyeyi bafite ico kibazo bose tufite ikibazo giteye ubwoba ntabwo nari nzi ko urugo rufite abakobwa bageze barindwi je wanje none n'ikicendo abakobwa barimo ariko gutunga abakobwa 10 badakora taco mvuze batavuga ngo ndabasebeje ariko wari wabona umwana w'umukobwa ugesheje imyaka 17 ngo ntazi gufura namwe mwabahungu mwe timworohewe nimushaka musenge mwongere musenge ntimworohewe kandi uko nukuri aho mukozi ashobora kugenda umwana w'umugeni yarayakoze ubukwe akabura uko acumba akabura ikiza kibanza ari ifu cyangwa akabura ikiza kibanza ari amavuta cyangwa umunyu akakibura umwana w'umukobwa mufite ikibazo mugomba gusengera mukaza mubwira Imana ngo dutabare turahumiwe abasore mugomba muzohura n'agasha karahanze niba mushaka kugira ngo ingo zanyu zizagira agaciro timugashaka ibyo bazabaha gusa ngo murye uri umuntu w'umugabo ugomba kwishaka mu butunzi gutunga umugore gusa ngo ni uzokumenya mbabwije ukuri abadamu ndiyise umudamu kugaburira wicaye akaja kukaza akagusanga wicaye akagaruka wicaye n'ukuri ntago bizoroha azaza kugira ngo cishwa ha uhace muzokora ibintu utari waragambiriye mu buzima bwawe kubera ubuti umugabo yakagombye kuba ari responsable w'urugo habe nubwo hoterura amatafari ariko kazuvuga ngo man muri aka kazi ndi gukora uzokanzamuriremo Imana ikabona kuri gukora utaryamye uticaye tuzoja mu ijuru muzokunda aba bagore ntaco mvuze muzobakunde Imana irabizi izi umutima wanje njewe hari kariyeri nzansaba Imana gukoreramo irabizi kunda abantu bameze gutya nza numva twokorana amasengesho ukwezi kugashira kuko ni beza niko kwiza haleluya umuntu yagukeneyeho ubufasha akagukeneraho icyo kintu ugomba kukimuha aba bantu babakeneyeho kumenya Imana cyane babakeneyeho guhinduka babakeneyeho urukundo babakeneyeho urubyiruko mufite amafaranga ushobora kureba kana muri aba bantu aba ukavuga ngo basi kamwe ku kwezi nzaza nkagura ibiro 3 by'isukari 3 biza bimara iminsi 6 mu nzu tiyogwara bwaki tiyogira ikibazo abagabo mutanga ifaranga zikora umurimo uyu mwaka muvuge ngo uyu mwaka nta kibazo bizogenda neza ndabashimiye itorero rya Betami kubyo mwagiye mukora muza mumva ko satani zigenda iterura imbuto nukwizivangira abantu igakomeza ikabavangira ariko ngira ngo mwabonye ko ntaco dutwaye rwose ibyo abantu batuvuga baza batubeshera turi abantu beza satani uzugenda duterura mu bantu ashindwe akore turi abantu beza yeme ko murumva mutanezerewe none ngira ngo kamandisi muzotumira uzuvuga ngo man uriya nije wamuza uzanyibuka uzampikamba kubwuriya uzonyibuke ngira ngo nakamandisi namwe noneho ga mbese muzotumire mutumire uzuzana 5 6 babwira ati muze murebe ibitangaza Imana yakoze muri Betami ngiye kubaha iminota 5 y'igisirimba abantu bose mushaba mbese mushabire mwiruke mu materaniro ku cyumweru iki cyumweru hazoba ibintu iki cyumweru tugiye gutangira iki cyumweru hazoba ikintu abantu bazokizwa abantu bazamenya Imana kubitamo papa iminota 5 ndayibara hariya ndaza kuvuga umwanya muto hako nishaka navuga cyane mushabire
Imana yakoze kwibwiye ngo ihabwe icubahiro. Aya mashina yayo ni impundu no gukomera amashi. Iby'Imana ya Isiraheli zituma abantu bamenya Imana bagakunda Imana. Turabishimye cyane ndetse dutegereje n'undi musaruro uzaza. Imana ibaha umugisha. Rwandiko Paulo yandikiye Tito igice cya mbere ku murongo wa 5. Twihuta kugira ngo turebe ko dukoresha umwanya muto twiruka, hanyuma tuze gukomeza izindi gahunda. Imana iha umugisha abantu bari kugenda bakora mu bikorwa bya kamanditse tugiye kwinjiramo, kandi ukore umuntu azashima ko yajyamye kuri matera yawe. Ni sawa? Si sawa? Nakore. Kandi Imana iza amakuru buriye. Cyo umuntu akora cyose nico tugiye kuvuga. Irayazi. Imana si umuntu, irabizi. Rero ni byiza ko iki gikorwa tugiye kwinjira mu bwira Imana ngo Mana nanje Mana nzaba umumaro. Icyatumye ngusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngushira abakuru b'itoro mu mudugudu yose nkuko nagutegetse. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira amagambo y'Imana avuga ngo ico waremewe ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye n'imirimo myiza. Ico nico waremewe. Haleluya. Waremewe imirimo myiza. Iki gitabo cya Tito cyanditswe na Paulo imbata ya Kristo, niwe wacanditse. Hanyuma imurongo mukuru cyangwa ijambo rikuru rijya rinezeza cyane muri uru rwandiko rwita ko Kristo ari we cyitegerezo. Kristo niwe cyitegerezo. Kristo niwe cyitegerezo cy'ibintu byose. Niwe cyitegerezo cy'imirimo myiza. Niwe cyitegerezo cyo guca bugufi. Niwe cyitegerezo cy'urukundo. Niwe cyitegerezo cyo kubabarira. Niwe cyitegerezo. Haleluya. Kristo niwe cyitegerezo mu buzima bwacu. Ikindi Tito yandikiraga, Tito yari umushumba. Nubwo turisomye umuntu wenda ashaka kuvuga atese ko barisomye kandi ari iby'abashumba, ariko wumve ko igice cyawe. Reka tureke Tito yari umushumba, hari ibyo yakoze bya gishumba, ariko kawe kanje hari impamvu Imana yadusize aha. Haleluya. Hari impamvu Imana yagusize muri uriya muryango. Hari impamvu Imana yakuzanye mu Rwanda. Hari impamvu Imana igutuje hanze. Hari impamvu Imana igutuje aho uri hose. Irahari. Nirahari. Hari impamvu. Hari impamvu itumye muturana na bari abantu. Hari impamvu itumye warashatswe kuri uriya mugabo cyangwa umugore. Hari impamvu itumye uri wenyine uri kurera abana. Hari impamvu. Hari impamvu yo kubaho kwawe. Haleluya. Hanyuma iki gitabo ikereti ntabwo hari horoshe mu by'ukuri. Ntabwo hari horoshe. Bibiliya zivuga ibintu byahabaga, abantu bahabaga ukuntu bari bateye. Hari ahantu hakomeye cyane hagoye, ngo habaga abanyabinyoma. Abanyabinyoma ngo kandi biteka. Abanyabinyoma. Sawa? Abanyabinyoma. Ikireti ngo habaga umuntu akabesha. Tekereza aho bavuga ngo kari agace kabamo abanyabinyoma. Timwumva ko bari barakoze igitangaza? Habaga abahanuzi b'inyoma ngo bakaruha bagahanurira abantu ngo kubw'indamu. Yabagukeneyeho ikintu runaka akama kubwira ngo umva uko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo bizogenda gutya. Bakanagoreka n'ubutumwa bwiza. Habaga abantu b'abanyabinyoma. Ikindi cyabaga ikerete ngo bari inyamaswa mbi. Ntago ari inyamaswa gazo mu gasozi. Ni inyamaswa abantu. Ni inyamaswa. Mbese iyo bakubwiye umuntu ngo ni inyamaswa, iyo bakubwiye ngo umuntu ni inyamaswa, muri make ni umuntu ushobora gukora ibintu atatekerejeho, agakora ibintu bibi ku buryo ishusho y'ubumuntu ishira, ukavuga ngo uyu muntu ni inyamaswa. Sibyo? Njya nkunda kureba nk'umugabo ufata akana k'imyaka 3 akakaviyora. Ufata umwana we w'imyaka 3 akamuviyora. Iyo ni inyamaswa. Ni inyamaswa kandi uko nukuri. Uruhinja rw'imyaka 3 ni inyamaswa. Ikindi cyabaga ikereti ngo bari abantu b'abanyabute.
abanyabute naratanga Bibiliya zivuga mu migani ngo umunyabute ngo azakomeza ngo akihindukiza ku buriri ngo nkakugira urugira uza rukomeza kuzenguruka ku mapata ngo niko umunyabute ameze ngo umunyabute ngo azayihindagura ngo akavuga ngo nga gato niwe ngo reka nongere gato ngo reka nongere gato reka nongere gato abandi bagore bagiye gucuruza saa 11 ngo reka nongere mpindukire gato ngo reka nongere mpindukire gato ngo reka saa 3 zikagera abandi bamaze kunguka ya mbere aya saa 11 abantu bakayatekera gataha akaza agakoropa mu rugo akaza agafurira abana we ukicura ndambwira abantu ugasanga amasaha y'icyayi ni saa 6 kandi ari amasaha y'ibijyo kazuha abantu saa 6 icyayi kubera ubute none ubute bwaraje buja muco bita urubyiruko ariko dufite ikibazo c'abanyabute b'urubyiruko niba hari ikintu kandi ndabizi ko abavyeyi bafite ico kibazo bose dufite ikibazo giteye ubwo kugira abanyabute abana babaye abanyabute kuva ndemu ntabwo nari nzi ko urugo rufite abakobwa bageze barindwi je wanje none ni nk'icenda ubu abakobwa barimo nk'icenda mfite 6 hakabaho nundi hakabaho nabandi bakobwa bakora mu rugo iryo si nk'icenda nice kandi uko nukuri nabakobwa 9 siko dufite abantu benshi mu nzo bakobwa nari yetegeye yaje nuwa 10 abakobwa 10 munzi 10 muza ahantu hokora abakobwa 10 bo hakorera igitangaza abakobwa 10 bokoropura urusengero iminota 20 kandi uko nukuri ndakabisha abakobwa 10 batatu boje hano abandi batatu bakaje hano abandi batatu bakaje hari mu minota 10 urusengero rukarangira ariko gutunga abakobwa 10 badakora taco mvuze batavuga ngo ndabasebeje turi kuri kamera ariko abakobwa 10 badakora mu nzu baragoye kandi uko nukuri baragoye bamwe ugasanga ibikombe biba mu rutara amasahana bakuri garde-robe andi ibindi bikombe biririya ugashaka amafurusheta aho ariko mwabakobwa mwiyubahe kabisa mwiyubahe wenda biwanyu wenda bo ni sawa ariko abakobwa bari hubu ariko wari wabona umwana w'umukobwa ugesheje imyaka 17 ngo ntazi gufura namwe mwabahungu mwe timworohewe kandi uko nukuri mbabwiye umuntu azavuga ibintu gutya yoroheje nimushaka musenge mwongere musenge ntimworohewe kandi uko nukuri aho mukozi ashobora kugenda umwana w'umugeni yarayakoze ubukwe akabura uko acumba akabura ikiza kibanza ari ifu cyangwa akabura ikiza kibanza ari amavuta cyangwa umunyu akakibura umwana w'umukobwa mufite ikibazo mugomba gusengera mukaza mubwira Imana ngo dutabare turahumiwe abasore mugomba muzohura nagasha karaha hanze twebwe abavyeyi ko turarera biratugoye ariko mwebwe mugiye kwakira abafasha ntago zoroshe ariko abamenye Imana turi kwiga ijambo ry'Imana semene amen turi kwiga ijambo ry'Imana saba abakobwa gusa n'abahungu b'abanyabute babaho umuntu akazerera ariko bamwereka umurimo ukazugira ngo ninka sinzi ukuntu azakunda guca umugani bamwereka umurimo n'ukuri akamananirwa basore bacu mukiri batoye n'ukuri niba hari ikintu kigoye mw'itoro mu gutunga abahungu badafite ico bakora kandi uko n'ukuri ntabwo abo bantu bo bashobora kubera iki baba bari passepartout inzego zose abazirimo uwo muntu aragoye kumujera niba mushaka kugira ngo ingo zanyu zizagira agaciro
timugashaka ibyo bazabaha gusa ngo murye. Uri umuntu w'umugabo ugomba kwishakamo ubutunzi. Gutunga umugore gusa ngo niwe uzokumenya. Mbabwije ukuri abadamu ndiyise, umudamu ukugaburira wicaye, akaja kukaza akagusanga wicaye, akagaruka wicaye, n'ukuri ntago bizoroha, ntago bizoroha, ntago bizoroha. Azaza kubwira ngo cishwa aha uhace, kucishwa aha uhace. Muzokora ibintu utari waragambiriye mu buzima bwawe. Kubera iki? Kubera ubute. Umugabo yakagombye kuba ari responsable w'urugo, habe nubwo hoterura amatafari ariko ukazuvuga ngo mana muri aka kazi ndi gukora uzokanzamuriremo. Imana ikabona kuri gukora utaryamye uticaye. Ariko uza kwishura imodoka utaguze, ukaja kugura imodoka utaguze gusa maze ukabembera gusa. None ntunayifate ngo uyikoreshe business, ukayibembeza gusa, ukayibembeza ngo madango icuma cyapfuye, mada ipine yatobotse, mada essence yashize. Ikereti habaga abantu b'abanyabute, abanyabute. Haleluya. Torero ry'Imana. Mu gitondo nababwiye ngo nagize agahinda uyu munsi wa none, numva sinzi uko bigenze. Naje saa 11 n'igicari ibintu narinje gutunganya byari bidatunganyije neza. Pura n'abana b'abisilamu bafite imyaka 12, 7, 8 gutyo. Bari nk'abana nk'abani batanu. None ngira amatsiko. Ututwana turi mu muhanda aya masaha. Ndababwira abana muvuye ngo tuvuye gusa, muza mugenda sangape, ngo tuza tugenda saa 10. Ariko ko murumva ico kintu, ko murumva ico kintu kiri mwisi, nagize ubwoba uyu munsi. Uzi ko uyu muntu agiye nijoro bwaza amenya ibintu biriho. Umwana w'imyaka 10 bakamwohereza mu muhanda ngo agiye gusara saa 10, saa 10 z'ijoro. Mukagira ngo abo bantu uzabakuramo ico kintu. Baza bavyuka saa 10 z'ijoro bakabigisha Korani, bakabigisha iki, bakabigisha iki. Abo bantu kubahindura nti wo bahindura gutya gusa ngo wababwiye ntibivaho, kuko bari kwiga, bari mu bintu biteye ubwoba. Ndi wopfa kubahindura, kandi n'ikimenyetso bazokira kubera ko bamenyere ubuzima butazarira. Ndabizi bazokira, kuko umwana wabyutse saa 10, buri saa 10 akazavyuka saa 10, mu mutwe yazagenda hakiyandikamo saa 10. Saa 10 zagera akaza uzaza usanga muri birari wo wagutanzemo. None n'abantu bazananirwa gusenga, niba turayigira ku rubuga nta muntu uzuva mu buriri bwe. Mwananiwe no kuvuga ngo amen kuri niba ture ngo amen. Tuza tuvuga tukisubiza, twavuga mukama mugira ngo nye, mwese mukaryama. Ni ikibazo. Kugira itorero ry'abanyabute ntago ari byo, kugira abakristo b'abanyabute ntago ari byo. Ikereti rero habaga abanyabute. Imana tubabarira ubute, Imana tubabarire. Kuza mu by'Imana dufite ubute n'ukuri tuzabireke. Bibiliya ivuga ngo bavuga ko bazi Imana, ngo ariko ngo bayihakanishaga ibyo bakoraga. Bavugaga ko maze iminsi nsoma ari amatorero mu byahishuwe, Laodiki kuntu yavugaga ngo iratunze, iratunganiwe. Ariko Bibiliya Imana gayo, Imana izabakire bakenye bakize mu mutima cyangwa bakenye. Imana ikavuga ngo yaba mwari muzi ko muri intumbi, yaba mwari mubizi, muza mwibwira ko mukiza, ariko ntabwo mukiza. Bari bafite inganda zikora imyenda, bari bafite ubuvuzi bukomeye, bari bafite ibigo by'amashuri by'ubuvuzi, ariko Imana ikababwira ngo murahumye, ntabwo mubona murahumye. Mungureho umuti mubona uko muhumuka, mungureho imyambaro mwambare. Yashakaga kubabwira uburyo bw'umwuka. Imana yarabarebaga ikabona barambukiwe, ikabona ntibambaye, ikabona nta mirimo myiza bafite, kandi bibwira ko bagize. Uzi ko hari igihe abantu bazabagira mu buzima bwo kwigira, mbese banyira ndabizi. Wabwira umuntu ngo gira gutya, kama kubwira ngo ibyo ngibyo ngo ibyo twabisize kera. Yewe korera Imana, korera Imana. Ngo bibwiraga ko bazi ibintu byinshi, ariko ngo bakabihakanisha mu byo bakora. Haleluya.
yumvise Apolo ashaka kuja Kireti, niyo mpamvu yahaswe kwandikira Tito amuhugura uburyo agomba guhagarara mu murimo. Apolo yari intyoza, yarazi ngo kuvuga, yarazi gusobanura ibintu. Iyo usomye iyo mu Bakorinto bavuga Ikorinto bakuvuga ukuntu ngo bamwe bageze igihe bacika ibice, ngo bamwe bakavuga ngo ni Apolo. Apolo ngo yarazi gusobanura ijambo ry'Imana neza, akarivuga neza. Hanyuma abandi bakavuga ngo ni Kefa, bakavuga ati Kefa yabanye na Yesu. Niwe ufite amakuru, niwe ufite amakuru. Ivyo abandi ba Paulo bavuga reka da, ntago bari bahari. Twebwe turaba Kefa kubera ko karavuga ivyo yarahagaze. Abandi kindi gice kikavuga ati Paulo niwe watubyaje ubutumwa bwiza, niwe watumye tumenya Imana. Amaze ngo Ikorinto haba ibice. Umwe akavuga ngo ni uyu, undi akavuga ngo ni uyu. Siko bimeze se? Munazamuba ngo nje ngo wanje ngo nzamfanuriya. Nje ntinya ayo magambo sinzi impamvu musarire. Nguriya ngo niwe nza numva, nguriya hagurutse kubwiriza ngo je sinza mwumva, kandi nyine nasanze umuntu udakunda buriya kumwumva biragoye pe. Umuntu udakunda kugira ngo uzomwumve, umuntu udakunda kugira ngo uzomubonereho umugisha biragoye. Ariko uzareba umuntu ukunda, uzi ko umuntu ukunda aza kubwira ngo Imana iguhe umugisha ukabyumva cyane. Ariko umuntu udakunda umuntu uzumubwira ngo Imana iguhe umugisha ngo si ushatse kuvuga. None uko mvuze umugisha, hari ubwo mvuze umuvumo ngo ntago ari cyo ushatse kuvuga kubera ko atagukunda. Ariko ngo aramwandikira aravuga ati, akomeza kumubwira ati rero mugira umwete, ba Paulo bazi kuvuga, hari uko bizagenda, hari uko bazashobora kuvuga. Hanyuma hari imirimo y'abizera mu itorero Paulo yasabaga Timoteyo yuko igomba kugaragara. Tuvuge ngo amen. Yamusabye yuko imirimo y'abizera igomba kugaragara. Imirimo y'abizera igomba kugaragara, umuntu wese akajya avuga ngo uyu murimo ni uw'abizera. Yakomeje kubwiriza Tito agenda avuga hejuru y'abasaza, agahugura abasaza, akavuga ngo abasaza ndabasaba mureke gushayisha, mureke kugira ute. Abakecuru akavuga ngo mureke kugira gutya, akavuga abasore, akavuga abagaragu, akavuga ibintu kwari ukugira gusa ngo abone abantu bazima bakora umurimo w'Imana neza badafite ibindi. Kuko hari ibyo Bibiliya yagendaga ivuga ngo ubwire abasaza kabiri kuri kabiri, uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde badashayisha, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. N'abakecuru babwire bifate nkuko bikwiriye, abera batabeshera abandi, badatwaga umutima n'inzoga nyinshi, kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo, no kwirinda gusambana, no kwita ku zingo, no kugira neza bagandukira abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. Kwari ukugira gusa ngo arebe ko yobona abantu bazima bakora umurimo w'Imana imbere y'Imana ugashimwa. Arababwira ngo ndabahugura aba bantu babwire gutya, bareke ibi n'ibi twagiye dusoma. Rero arababwira ngo imirimo y'abizera igomba kugaragara. Paulo abwira Tito ngo imirimo y'abizera igomba kugaragara. Natekereje mu mirimo bavuze mike, ni myinshi ariko navuze mike. Icambere yavuze ngo abizera bagomba kuba icitegerezo cy'imirimo myiza. Haleluya. Abizera bagomba kuba icitegerezo, kuba icitegerezo cy'imirimo myiza, kuba icitegerezo cy'umuntu ashobora kuvuga ngo uyu muntu ni umutoza wanjye ku mirimo myiza. Haleluya. Uyu muntu ni umutoza kabiri kuri karindwi. Wiyerekane muri byose nk'icitegerezo cy'imirimo myiza, kandi mwiyigisha ryawe ugaragaze kubona udapfa gutera waraza. Tuvuge ngo amen. Wiyerekane shuti z'umusaraba. Mwaretse tukaba abantu beza, tukabicitegerezo. Abizera bakabicitegerezo. Umuntu wese akazavuga ngo hari aho nabonye abantu badasanzwe, hari ahantu nabonye baza bakora ibintu, baza bagira, uzi ko umuntu uzugira nk'umurimo mwiza, umuntu akavuga ngo mbonye Imana.
wamubwira ngo se ubonye Imana yi akamavuga ngo mbonye Imana ngo kubera ko umuntu angaburiye ngo ijoro nari ngiye kuburara kandi koko ababonye Imana. Rega Bibiliya ivuga ngo ndi wavuga kuzi Imana utashobora gukunda mugenzi wawe ukavuga ngo ukunda Imana gute? Banza ukunde mugenzi wawe wabonye, kuko ndi wovuga ngo ukunda Imana wanga mugenzi wawe. None Imana utareba urumva wayikunda? Kuko Imana ikorera muri bagenzi bawe, ubakunde. Bibiliya yavuze ngo bagomba kuba bafite ari ibyitegerezo mu mirimo myiza. Tuvuge ngo amen. Ikindi cya kabiri ngo bagomba kuba bafite ishaka ry'imirimo myiza. Bagomba kuba ari abanyeshaka. Yema ariko tuvugisha ukuri. Tumwumvisha example nabahaye. Hako kuki abantu batagira ishaka? Glory kuki mutagira ishaka rya glory? Tuvugisha ukuri. Ngo muvuge ngo tuzohagarara kuri glory paka. Tikagushire mu ntoki niko bari mu kuvuga, pastor yabivuze ngo igitaramo ntikikuzambireho. Siko wavuze pastor? Ariko tekereza kuba mufite korari ukazubona kiragenda ntugire ishaka ntuvuze induru. Ikorari kaza ukazubona gusa nta kibazo. Ariko ngo bagomba kuba ari abanyeshaka. Niba uyu munsi umuntu w'ikihe bashobora gutamira igisasu kubw'idini akavuga ngo ndagenda mu ndege iturike, agapfaga nawe azapfa n'abana bakamubura kubera ishaka ry'idini. Kuki tutogira ishaka ry'umurimo mwiza w'Imana? Itorero kuki tutogira ishaka ry'Imana? Ngo uzuvuga ngo ahantu Imana irankeneye, nuhura n'umukene uvuge ngo uyu muntu arye kubganje, uyu muntu yambare kubganje, uyu muntu yumva ubutumwa. Kuko ba Paulo bagiye bahabwa impano, buri muntu yagiye ahabwa impano zitandukanye. Iwe yagiye ahabwa impano yo kuvuga ubutumwa bwiza, ariko nawe hari ico wakora. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo n'umuririmbyi warimbye aravuga ngo nubwo utavuga ubutumwa bwiza ngo ariko wabasha gufasha wa wundi ugiye. Siko shaka utaja mwivuga butumwa ariko ugafasha ugiye kugira ngo wa mugabane nawe ubonemo. Bagomba kuba ari abanyeshaka ku mirimo myiza. Aho turabisanga muri Tito 2:14. Ikindi imirimo myiza ivugwa aha ngo bagomba kuba biteguye gukora imirimo myiza. Haleluya. Biteguye. Aho ni muri Tito 3:1 ndi kwanga gusoma kugira ngo ntaza kugira. Ugomba kuba uri umuntu. Timuri abantu bari bahagaze hano. Ku muntu uzutekereza inshuro nyinshi yabonye ikiraka. Sibyo? Hari uzureba gatavuga ngo umutima urambwiye ngo uriya muntu uzagire gutya. Cyangwa wagenda muhanze ukavuga ngo umutima urambwiye ngire gutya. Kuko tugomba kuba twiteguye. Haleluya. Twiteguye gukora imirimo myiza. Ariko mu byo dukora byose, mu byo tubamo byose, haleluya, hari ibintu tugomba kwirinda. Tugomba kwirinda uburyo dukora umurimo w'Imana. Haleluya. Tugomba kwirinda. Kwirinda ni gute? Umuntu wese uko akora umurimo w'Imana uze wirinda. Wirinde. Reka dusome mu Bakorinto ba mbere 3:14 na 3. Ninde muntu wihuse wamfasha gusoma? Ko ndabona kera abantu baraza kurambirwa kandi sindamara umwanya. Ko barambwira ati turagiye nta kibazo. Munsomere vuba 3:13 Abakorinto ba mbere. Duhere kuri 13 ku Bakorinto ba mbere 3:11. Kuko nta rundi rufatira umuntu abasha gushiraho keretse ugwashizwe hari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri. 13. Umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi ni uzerekana kuko uzahishurwa n'umuriro. Akaba ariko kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Amen. Muzi ikintu kizagerageza imirimo tusadukora ngo ni umuriro. Ngo umuntu wese ngo yirinde uko yubaka, abe maso kuko akora. Haba hari abubakisha izahabu, hari abubakisha ifeza, hari abubakisha amabuye y'igiciro, hakaba n'abandi bubakisha ngo ibiti, hakaba n'abandi bubakisha ibyatsi, hakaba n'abandi bubakisha ikintu cyose umuntu yakoze. Tuvuge ngo amen. Umurimo umuntu yakoze uzamenyekana.
ejo nandi ndimo mbwiriza ijambo rivuga gutanga umuntu yinuba, gutanga umuntu yivovota, gutanga umuntu bimubabaje ntaco bizamara. Ngo iciza no gutanga unezerewe kandi ngo ugatanga ngo kuko bigira imimaro myinshi, ngo biza bikenura abera, ngo ikindi ngo bigakenura umurimo w'Imana, ngo nawe ubwawe bikaguha umugisha. Uwo bisobanukirwa niko kwiza. Mu gitondo sinzi uriya mugabo wawe tubwirije yavuze ngo hari umuzungu wavuze ngo aramukwigisha abana be gutanga kuruta guhabwa. Umuntu wese rero uko azakora umurimo w'Imana, tuvuge ngo amen, yirinde umuriro niwe uzagenzura uburyo dukora, umuriro niwe uzagenzura ibyo twubakisha, umuriro niwe uzabasha kugira, kuko Bibiliya yavuze ngo bamwe bubakisha izahabu, tuvuge ngo amen, bubakisha izahabu, abandi bakubakisha ifeza, abandi bakubakisha amabuye y'igiciro, abandi bakubakisha ibiti, abandi bakubakisha ibyatsi, ariko uze wibuka ko haleluya ikintu cyose kizopimwa. Nico kibazo cyabaye rero, abantu baza bakorera Imana nk'abakorera umuntu, ndetse wanakora batagushima ukamucika intege, sibyo? Abapasiteri batavuga ngo bravo 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 bravo, hari igihe tutobashima wenda ntitubibyibuke, kiburi ba mu bantu kandi umuntu azamavuga ngo njewe ndahari ngo ibintu byopfapfana, niko umuntu azayibesha musarire. Kama nibesha ngo njewe ntabaye umupasiteri ngo ibintu byogenda nabi, uzupfa bakama bahera harya warangirije amaze ibintu bikagenda neza. Abaririmbyi ntimuzi ko muza muririmba kandi tukishima. Hari ukuntu Satani gayo kwa mibongo zikamivuga ngo tudahari ngo ibintu biba bizanze. Kuri ni daimon ubu guteye ibyo bintu, kuko ikimenyetso iyo udahari tuzaturirimba. Iyo udahari timuzamona ko tuzaturirimba, kandi mudahari mwese two kwa madushiramo sente twashaka tugakoresha gusa amapendo n'ibisirimba uwo munsi gamateranira. Ariko iciza nukugenzura uburyo umuntu azayubaka, kabaza baza kurepetamo amutongana mwivovota, sibyo? Abakristo baza mu materaniro mugasanga umurimo w'Imana ko murumva mukeresa, ntabwo ari byo. Umuntu uriyirinde, kuko izaha bigereranywa haleluya no gukora umurimo wizera. Umwanya uzuba umwanzi, nari kubabwira ukuntu kwizera ariko kwatumaga Babeli batanga ibitambo byiza kurusha ba Kayini, kababwira ukuntu kwizera kwatumye Musa aheba inyungu zo kwa Farawo, aheba ibintu byiza by'ibwami, haleluya, ngo akabihitishamo kurenganywa n'ubwoko bwabo, ngo akavuga ngo ibyiza nikuye mu buzima bwo mucami, ndagiye mbana n'abari guforomesha amatafari inganagano, harya niko zazitano amaforomo, mbane no hantu badakora ngo bababwire ngo merci, ahubwo bakabongera gukora cyane. Aho niho mpisemo. Kwizera niko kwatumye Abrahamu afata umwana w'ikinege Isaka, nta kandi kana, nta kuvuga ngo madamu ngo ejo azonge, nta yabonaga bashaje ari umwana bahawe mu gitangaza gikomeye, ariko kubera kwizera haleluya ngo aravuga ngo reka mutambe, wenda no mwivu no mubiki Abrahamu ashobora kugaruka, ariko gusa kugira ngo akore umurimo w'Imana yamutumye aramutamba. Bibiliya ivuga ngo agiye kumutamba nico gihe Imana yamugaruye, ariko agira ibihembo by'uko gusa yatekereje kumushinja, arabigira. N'ubu ni sekuruza w'abizera bose, n'ubu kwizera ngo guhanye, mbese ngo kwizera byamuhane no gukiranuka. Kiriya gikorwa cya Isaka bahise bavuga ngo Abrahamu n'umukiranutse, haleluya. Umurimo wose uzukora udafite kwizera uzosha. Niba ntuye mfite kwizera yuko aya maturo ndanze, tuvuge ngo amen. Niba ntuye nzi ko hari aho nzayasanga, ntabwo duturira kwibagirwa, ntabwo duturira kurekera, habe n'ubwo abakozi b'Imana, habe n'ubwo batuyobora batobiha agaciro, ariko imbere y'Imana ituro ntanze ntabwo rirangiriye aha, n'ubwo borifata bakaryubakisha ibitaro cyangwa bakabyubakisha guest house cyangwa ibiki, si wumva ko bakoze ibyo ngibyo, ariko imbere y'Imana
niriko mbese ni inyandiko itazasibama iranditse nubwo boyafata bakayarya bakayarya wenda ntakora ico wari ugambiriye aranditse imbere y'Imana we waratanze biranditse kuko wabitanganye kwizera ukavuga ngo nubwo boyakoresha nabi nubwo bobigira gute ariko njewe ndambukije ari amaturo nzayasanga sibyo se umuntu azatanga umwenda ukamuvuga ngo Mana kandi Imana ni Imana muvuge ngo Imana irakomeye Imana uzutanga umwenda ikavuga ngo iki kintu ukoze nzakikugarurira ukiri mwisi nzokikwereka ndetse nguhe n'ubugingo uko ibi bintu byose tuza dukora n'ukwizera uko twaje gukora iki ninde umara ngo abahe musimbura mu byisi ninde uri buyibahe habe no kuruha muzi inyota mufite none ninde uguhaye amazi ntawe ariko iyi nyota yacu abahibabarira tuzabona umuseruro wabyo nidutura imiba tuzaneze ubonye ibyo yewe wa musozi kuzajya mukora imirimo y'Imana mwizeye. Haleluya. Ukuko turabwiriza ngo Imana izaduhembe. Siko hari amazi muri bumare ngo mutugurire harayo yeme ntayo gose ntibashireho igiturisho gose uyu mugoroba pe ntimuturisha ituro ryivuga butumwa murireke ariko mwumve igitangaza cy'Imana uko aya magambo tuvuga niba tuyavuga na kwizera azagaruka bizagaruka tugomba gukora umurimo w'Imana dufite kwizera wirinde ntugakora umurimo w'Imana udafite kwizera uzuvuga ngo iki kintu nkoze fite ibyiringiro kuko ifeza n'amabuye y'igiciro bigaragaza urukundo bikagaragaza n'ibyiringiro tuvuge ngo amen uzukora umurimo w'Imana kubera urukundo ukunda Kristo hakomuza ibintu Kristo yadukoreye suko nari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu yangiriye yarambabariye kuri wa musaraba ndetse yabambwe ariko muzi ukuntu Kristo bamubambye yari gutyo ejo baramuvuze none numva ngize nk'ubwo yari gutyo ibaza umuntu w'imyaka 33 yambaye ariko ibaze nk'umugabo wawe ukamusanga yambaye ubusa abantu kandi ngo ni mu mayira mbese hari mu ruhuriro rw'inzira ngo abantu bakamamunya bakamabiva ngo ayiwe uriya mutipe ko yagaza avuga ngo ngo azakiza abantu byamugendekeye gute yakwikijije uzi Kristo wari wambaye ubusa buriya gatuza tubona mu gafilime ukabona bamushize akayesharupe ni imikino nyine ya filime ni theatre nta kintu yari yambaye ari ibaza umwana w'umusore w'imyaka 33 iri jambo rimukuntera ubwoba nkumva ngiye kuvuza induru 33 utasaze utataye ubwenge kandi Kristo yari Imana yari kubahindura yari kuvuga ngo kubera ikintu mungojeje isoni nimuhinduke mwese barafu bohinduka kwa kujya mu karoti yahindutse ariko Kristo gusa kugira ngo akuroge yamayemera kwambara ubusobanuro ngo Imana wembe kuri amusoburi abantu bose bakavuza indu yari yambaye ubusa amazi rero kunuza utesha ubusa bwa Kristo agaciro ibintu bizosubirwamo uzohumirwa gutya nugera mu ijuru bakubwira ngo ngwino Yesu ko yari ameze nguriya kubera wewe yambaye ubusa gutya induru ziravuga ntago nyine hari ukuntu tutaza tuzumva ariko ntiwabona nka musaza wanje ariko ku musozi yambaye ubusa ariko ubusa nibwo bibiyeme uzarebe yuhuye n'umusazi wambaye ubusa uzarebe ukuntu biza bikumerera nabi ibaze noneho Yesu wabwambaye suko nari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu yangiriye yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambwe n'abamuzi isezerano rya kera gutanga byari amategeko
isezerano risha yego n'itegeko ndaco ribaye nta kibazo ariko ni kigaragaza iyo dutuye urukundo n'uburemere duha Kristo duha agaciro kice yakoze kandi samaturo twotanga akagara naya gusa ninka kamwendereje nakantu gato uzuvuga ngo mana baye ngushimiye kuco uzutanga nga yo gushimira Kristo yabona akuza umuntu wakunejeje kuzamuvuga ngo nzoguhinka ako twebwe tuzaduha abantu inka kandi muzuguna abantu bameze buzabuca bamukorera kanta akagutuka akagukorera akibagirwa na yanga ariko Yesu uzuna kubwira ngo merci kandi ngo nzakwishura ukanga kumuhinka basi ngo zavuga ngo yampaye uzi kwirahirwa na Yesu muvuge ngo ni byiza Kristo kuvuga ngo yampaye inka tuvuge ngo amen Amen. tuvuge ngo amen Amen. tuvuge ngo haleluya Hallelujah. ejo nabahaye urugero ndababwira ngo ntimurebe ukuntu twateranye sibyo buri muntu wese atanze 1000 Glory mushaka kuba mugeze 20 sibyo iyo ni 20 kera yinjiye aba baramutse batanze 1000 wenda tuvuge hano muri 40 iyo si 40 guteranya 20 nangahe 60 aha wenda tuvuge ni nka 50 cyangwa 40 50 si 50 80 gushira 50 nangahe hijya tuvuge ko ari abantu 70 gushira kuri ayo nangahe reba iki gitaramo twinjije 200 ko murabona bitogenda neza igitaramo gusa mu gitondo ga noneho ni 1000 ariko abantu banze gukorera Imana kandi turihombya kuko gukorera Imana ibyiza gukorera Imana iminsi yose urubuzima ni byiza kuba mu nzu yawe iminsi yose urubuzima haleluya asandi umva hari ikintu ntageze ambwiriza cyo gutanga ariko ndi mukumva umwuka yarakimpaye gutunga abakristo badatanga nukuri ubu ufite ikibazo cyo kuzagira abakene mu myaka 100 abantu bose bagahinduka abakene kuko ibi dukora ntabwo ari imikino niba bavuga muri Bibiliya akavuga ngo ni mungerageresha ibya 10 n'amaturo ngo mbagomorora imigisha mu buraho muyikwiza nubwo rimwe na rimwe uzubona bimeze neza ariko niba utazawubahiriza ijambo ry'Imana rigusaba hari igihe uzokena namahame ijambo ry'Imana namahame tugomba gutura uduseka abantu bageza batura byagiye nagaza mbona abantu biyoza ibishimbo nukuri akamaza n'uduseke mukaba mugenda mwese mwikoreye uduseke amaze mu nzu y'Imana hakamera neza none abantu bari mu kweza amasaka bakarya bakarangiza ibigori bakarya bakarangiza imibisi bakarya bakarapi hari iki cyose twabona uyu mugoroba umuntu yohera se twabona ico tumutabaza mama president hari ibiryo hariya wobikurahe nukuja kugura ku mabotike uku twese nukuvuga ko tutagira kawunga n'imiceri mwacu ku buryo odaha ibiro bitatu kavuga reka basi inzu y'Imana ntikazibaho nta biryo reka nzasigamo basi kawunga akuzi kugaburira bera b'Imana babarya banezerewe uza abahungu banezerewe babamanyura umutsima ni sawa nta muntu wo kuvuma yahaze ntawe kandi uko nukuri haleluya tubikora dukora umurimo w'Imana kubera twiringiye yuko ibyo dutanga bizagaruka kandi tuzabibona mu bwami bw'Imana kuko imirimo yose izagereshwa umuriro Yesu Imana nipima ya mirimo warayikorega muri ufite urukundo ufite kwizera ufite ibyiringiro izaba mizima yo koko igororerwe ariko iyo wakoze yose yijya yose uzukora y'ivyatsi n'ibikugononwa baguhata bavuga jambo ry'Imana zavuga ngo Imana izazi kureba gutya uriya muriro gasi wa muriro bazagira ngo n'umuriro gabazocana si umuriro Imana izozi kureba gutya kuko izafata imyaka 3 n'amezi imyaka 3 n'igice ipima imirimo
izi kuvuga ngo patiri tambuka imana izozi kureba gutya ngo gushabaza bavuga ngo uzaza wamuva imbere y'Imana ugende vuga ati kinkwiriye kabisa ni gehenomu niko gusha wamusha imbere y'Imana wamuvuga ngo ikinkwiriye imana izozi kureba gutya ijisho muzi ijisho ry'Imana nigeze kureba ahantu president yinjiye gutya mpari narahumiwe ariko ba president imana izibaho umugisha president agira icubahiro niba utazuna cumva uzocumva uzi ko president aza kunyuraho ukaza wumva ko ukaza ngo habe waje no kurira gutyo ukuboko uzavuga ati wakuboko urame president agira icubahiro imana yamuhaye nta nuwo kimwambura azanyura ku bantu ukaza wumva gusa ngo agira icubahiro kandi n'Imana yakimuhaye noneho tekereza Imana ganayo uko muyizi Imana yaramye isi n'ijuru muyitekereza yakurebye Imana ibiri zivangwa izireba gutya imisozi izireba gutya bigatumpa umwotsi iyo yigize nabi izireba gutya gusa kuyireba gutya nta kintu yavuze ga imisozi ngo ikazitumuka umwotsi kuyireba gusa none ayibaze yayivuzeho ijambo reka tuvuge inyungu ziva mu gukorera Imana tuvuge ngo amen inyungu ziva mu gukorera Imana natekereje urugero rwa Tabita ibyakozwe n'intumwa ni byiza gukorera Imana iminsi yose ibyakozwe n'intumwa ibice 9 ku murongo wa mbere havuga ngo ariko Sawuli sorry 9:36 kandi Yopa ibyakozwe n'intumwa 9:36 kandi Yopa hari umugore w'umwigisha witwaga Tabita bisobanura ngo Doruka uwo mugore yagiraga imirimo myinshi myiza myinshi hari ikintu mbese myiza kandi myinshi ngo n'ubuntu bwinshi mbese icyo kintu cya bwinshi mucumve yagiraga imirimo myiza ngo kandi myinshi ngo akagira ubuntu uzi iyo bavuze ngo umuntu agira ubuntu bwinshi biba byararenze ubuntu ngo muri iyo minsi aragwara arapfa bamaze kumwuhagira bamushira mu cyumba cyo hejuru reka simbuke kuri 40 Petero abaheza bose arapfukama arasenga ahindukira intumba ati Tabita haguruka arambura amaso abonye Petero arabyuka aricara Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa maze ahamagara abera n'abapfakazi amuha ari bazima ari muzima amen gukorera Imana imirimo myiza igizura imirimo myiza irazura buriya iyo abatwari tuza abantu batumye tubaho wari gutanga uzi ko hari umuntu uza wicara akavuga ngo ma buriya hari ukuntu uzuba ikintu rimwe na rimwe abantu wenda ntibabiha agaciro cyangwa igihe kimwe agasa nk'ukikereshe wenda akazavuga ngo ntaco wakoze ariko ineza y'umuntu hari igizigera igihe kimwe ikamutahaho hari igihe n'ukuri za nibuka abantu bangiriye neza nkumva ndasa sinzi Trezoro yagiye ise na nyina umunsi ntaha amashuka twaryamyemo na couvrer twaryamyemo bya mbere nibo babiguze hari igihe kaza kinuka gutya kibuka ko amashuka yabo ni yeme kamandi sinatwe gatwibuze twigeze kubura amashuka nukuri mbabwije ukuri hari igihe nza mzibuka kavuga ngo mana we ugire neza uriya muryango uriya mubyeyi niwe wampaye igitenge nambaye bwa mbere ndi umugeni muzabona ko mvuga maminyone yageze mpasa imyenda nkaja gusenga akantiza uwo muntu wamutesha agaciro ndewe nza nzirikana akantu umuntu yakoze habe nubwo byogenda gutenza nkazirikana iyo nabitekereje nkibuka ko couvrer ya mbere n'amashuka narayemo n'umwenda wa mbere ari papa Trezor ntaco bazibonera makuru ntaco mvuze bazoyabona ejo bundi narabitekereje ndahumigwa ndavuga ngo abantu banguriye umwenda wa mbere ndafite umwenda baranyambika bampudushuka n'agacouvrer rega bubaho bakoze igitangaza
buriya hari igihe baba bagiye gupfa kubera kubyibuka kwanje nabyibuka kandi narabasengeye kishumwe narabasengeye pe narabasengeye ndavuga ngo mana we ugirire neza iriya famiye kuko yangiriye neza narabasengeye Imana izo amakuru narabasengeye wenda bagahurira nabari bafite nk'ikibazo runaka kubera iryo sengesho rikama rikora nk'ikintu rikabanyakura. Haleluya. Tabita yari yamaze gupfa baravuga ngo ya mirimo myiza wadukoreraga tuzayikorerwa nande turagusaba Mana witujya nandoruka Tabita doroka Tabita mwiza witene dusiga ya mirimo myiza wadukoreraga tuzayikorerwa nande amakanzu meza watudoderaga tuzayadoderwa nande turagusaba Mana witujya nandoruka. Ariko tuvugisha ukuri ibaza abantu baba bakuririmbira hejuru ibaze nk'iyo korasi mukayitera hejuru y'umurambo wanje nanone nozuka novuga ngo muri abantu beza. Tabita ngo yagiraga teri ya kadoda yabona kana kumupfakaza akagakurura kagahereza kenda kakagenda agahamagara umupfakaza akamukubita kenda iwaga akagira ngo kara muri ateri ntimuzamona udushana dusigara wenda ageze avuga ati tuntu mukomeze muduhuze hari abantu mbereka tuza gufashisha bateri bakakubita ngwino bebe ambara akagapira ngo amarize bukeye ngo arapfa abantu bakamavuga ngo ayi wewe dore ico nanje yakoze dore hari igihe kiza kigera kubera ibyo wakoreye Imana bikakuvugira mu isi yaho utari bikakurenganura. Mefibosheti barenganuwe kubera basi ikakurengana Imana ishimye ko imirimo y'abera izi barenganura. Ikindi umurimo mwiza ukora gukorera Imana inyungu zayo. Haleluya. Natekereje Rahabu w'indaya iyo usomye muri Yosuwa 6:22 yari indaya ariko ngo ahisha abatasi babiri bari baje gutata ngo arabahisha kugeza igihe baje kuba arabahisha aravuga ati bagiye ntabari hano bagiye ngo barangije baramusezeranya aravuga ati munsezeranye ko namwe nimuza kugira ico mukora muri aha hantu hari ico muzongirira. Aravuga ati no kuri bitewe n'ikintu dukoreye natwe tuza gukora operation hano tuzakwibuka. Bibiri zivuga ngo baramubwiye ngo kwidirisha baciyemo ngo ahambire hakagozi k'umutuku kugira ngo bazamenye iyo nzu. Bibiliya yambwiye ngo bamaze kuzenguruka inkike z'Yeriko zaridutse ngo Yoshua yahise abibutsa ngo aravuga ngo mwibuke rya sezerano mwasezeranyije Rahabu muryibuke ko murumva guteme mureke kurambirwa niko kwisi nanje ngiye kurangiza tureke kurambirwa ibintu gasimbisiga mu nzira. Uwo munsi Rahabu feva yose bakuri famiye banyina na base n'abavandimwe bose bagaragarira muri Rahabu kubera gusa kugira neza base n'abanyira bakiriye muri Rahabu indaya Kora neza ugifite uburyo gira neza ugifite umwanya kuko biza kugarukira ukiriho cyane utakiriho wiye gukora neza wiye kuvuga neza saba Imana izabishoboza. Ikindi kintu cya nyuma inyungu yo gukorera Imana bijya biduha ubwiza n'icubahiro no kudapfa. Abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora n'intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusenya izo ntibigita agaciro uko nukuri kw'ijambo ry'Imana urashaka ubwiza ineza y'umuntu nimutera gukunda urashaka ubwiza muri iyi si ndetse n'imbere y'Imana ukaba mwiza
urashaka ubwiza, urashaka icubahiro. Murabishaka? Ko mwamusanga ubwiza mana ubumbi icubahiro kimpi. Akuzi icubahiro cyatanzwe n'Imana sinkicaga abantu kiza kigenda gishira, ariko icimana ivuze ngo nguhaye icubahiro ukabona Imana iravuze ngo Alfo nguhaye icubahiro, muganga nguhaye icubahiro, Patrick nguhaye icubahiro, ese nguhaye mwese mbahaye icubahiro. Imana ikavuga iryo jambo ngo nguhaye icubahiro icubahiro gacayo sawa. Abaroma 2:7 n'iryo jambo turangirijeho rwose mwihangane. Kabiri kuri karindwi. Haleluya. 2:7 haravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Abashaka ubwiza, akuzi ufite ubwiza ukuntu abantu bazagukunda, ukabona shitani gukubise icangiro ako icangiro ngo se muzamubona ameze gute? Bushisi icangiro kiza gitera ambutiyaje. Icangiro uzi ko umuntu ugira icangiro azagira ahantu mwese mwari ko muvuga ukabona satani gukubisa icangiro uzuvuga ngo uvuze nabi, wicara ngo ntiwicaye neza, warya ngo kurarya nabi, waseka ngo usetse nabi, ngo uzuseka gute? Hari igihe satani izi kubita ku mugabo n'umugore, umugabo akakubonaho icangiro, ngo se uza wifata gute, ngo se uzuvuga gute, ngo ntazi kwambara nk'abandi, ngo ntazi gutambuka nk'abandi, ngo ntazi kuvuga, ngo uravuga iki? Yo, iba yagukoreye igitangaza iba yaguharabishije kabisa satani. Ariko murayizi murayizi famille kamitangira kuvuga ngo rwose ngo nta kigenda ibiki, ariko iyo ubwiza bw'Imana bwakugezeho anamelemeta anamelemeta oh Bwana Yesu anamelemeta amina anamelemeta anamelemeta oh Bwana Yesu anamelemeta amina Bwana Yesu anamelemeta. Ubwiza bw'Imana iyo bwaturasiye abantu baza bagukumbura. Ubwiza bw'Imana iyo bwakurasiye uzubu umumaro, uzi ko iyo ugezweho cyangwa ukunzwe uzuvuga ijambo rikumvikana. Iyo wanzwe ntuzi uvuga ngo byumvikana, abantu baza bumva, ariko ukabona Imana iguhaye favor, uzubwira umugabo ngo sheri ko mpambona bidashoboka, ngo yego madango reka tubireka, ariko noneho uzohurirane n'igihe maze wirebera ibintu bizoba. Haleluya. Gukorera Imana bitera icubahiro, bizana icubahiro. Bibiliya ivuga muri Zaburi ngo abera bo mu isi nizo mfura Imana yonyine izayishimira ikirata. Abera Imana, uzi Imana kukwirata. Uzi ko yageze ibwira Daniel ikavuga ngo mugabo ukundwa, ariko uzi Imana ikavuga ngo ese uzi ko ngukunda. Uzi Imana ikubwiye ngo uzi ko ngukunda, mugabo ukundwa we, mugabo uku madamu ukundwa. Ibaze ko Imana ikubwiye nk'iri joro ikavuga ngo ndagukunda. Uzarebe n'umwana uzumubwira ngo bebe ngo ndagukunda, akazama yihotagura, akaza akwijambo ndagukunda rigira imbaraga. Umuntu nota umuntu azatanga tinyaga gutanga ingero akabigihugira. Umuntu reka mvuge ingero zose uzabumva ziri kugonga nyine, ibintu byose byabaye umuntu asigaye atinya kuvuga. Mukanya batakazana ati washatse kuvuga iki, umuntu asigaye atinya. Ariko hari urugero naringiye gutanga. Ushobora guhura n'umuntu mubi cyane, reka nkoreshe muri ubwo buryo. Uri umuhungu mwiza cyane, umukobwa akaguharara akavuga ngo ngiye kumuharara nzomugarure,
akakwandikira mu gitondo ngo ndagukunda akakwihorera bwaca akavuga ati ariko uzumenya ko ngukunda akakureka bwa gatatu ese uzi ko ngukunda ariko uzi ko nkumva uzi ko nza nkwiyumvamo akakwihorera ukwezi kuza gushira telefone warayubitse ukazuyubura ukazureba twatu message hajya yambwiye gute ijambo ndagukunda rigira imbaraga kurusha kurupfu mbese ijambo ndagukunda niyo mpamvu iyo umwana umusore yamubwiye ngo ndagukunda umwana azasigara abona se na nyina aye wowe agatangara nyina yavuga cyangwa se ngo uriya muntu ndi tumusha agahu ntimugira gute kubera iki ntiyorenga ku ijambo ndagukunda igira imbaraga buri muntu nasuze mugenzi wavuga ngo ndagukunda mwumva ukuntu riza rimera nka neza bine ngwino usuhuze wawuze ugusuhuza bine ngwino usuhuze singukunda muzamumva gute ndagukunda mbabwirije ukuri nabwiye abantu aho kumbwira kunyanga uzoceceke ariko uzumbwira kunkunda nta mpamvu yo kwiriza umuntu nabi uramubwira ngo uramwanga kubera iki nanone gusa uceceka ariko abantu bose mwisi hari umuntu narabuze uko nsingira kabura uko musingira ejo bundi mfata ico bita message ndavuga ngo ndagukunda ngo arangiza amambwire ngo nzashaka rendez-vous tubonane yari umudamu mutagira ngo ni umugabo dore ko muza muzaza ibintu yari umudamu ndamwandikira kuko nabonaga ndamushaka ariko si musingire nkabona ahantu hari ni kandi hari ibintu mushakira ngo ndangize ndamwandikira ndavuga ndagukunda iyo nkubonye gusa kuri kamera nza numva yamambwira ngo nzashaka umunsi tubonane uko ndi kuri rendez-vous kubera gusa ijambo ryo kumubwira ngo ndagukunda kandi uko nukuri mbabwiye kandi naramubuze ariko namutungiye message kavuga ngo ngumenyesheje ko ngukunda abasore murashaka kubaka ingo nziza uzuhindukira ubwire madamu ngo mbaye nkubwiye ko ngukunda umugore nawe nakubwira ngo bizaba birangiye ikintu cabyishe nuko abantu bazabwira abandi ngo barabanga umuntu yo kubwira ngo arakwanga hanyuma ukamureba neza Yesu arabakunda nanje mbabwije ukuri ndabakunda ko ndabareba mwese nta muntu mpambona ufite ambutiyaje burije kandi uko nukuri mbabwiye ko ndabona pi inde mwebwe mbabwiye ko mbakunda nabahaye igihe cyo kubaga ko mbakunda nzoza mbabwira ko mbakunda kugeza igihe muzinjira mu basaidizi mwese mbabwiye ko mbakunda kandi uko nukuri pe Imana irabizi Imana se ko n'uburyarya se irabizi ko turavugira imbere y'Imana ako ndanezerewe ariko ijambo ry'urukundo ariko muzamwumva urukundo guteme uzi umuntu uzamutegwa n'urukundo uzi ko urukundo rutaza kwibuka guhomba uzi ko umuntu aza gukunda kama kuzanira kontaka kamavuga nabonye ejo bundi aposo minyone aranezeza ako minyone we aposo we ahuri wubahwe yamavuga ngo afite umugambi wo kuzahura abadamu bakiri mu bukene ashira nyira pasika kontake aramubwira ngo nkubwiye ko tugukunda kandi twaragutekereje akira nawe Yesu akugire imodoka ya $8,000,000 n'amafaranga arenga amusanga mu ruhengeri kwivuko yaravuze ati none ngusanze gahasanzwe ntibomenya amakuru y'icabaye ndagusanga iwanyu muri minyone we ariko ndagukunda minyone yambereye icigisho muri iki cyumweru kubera nyira pasika numva nsizemo ideni ry'urukundo ndahumigwa minyone ntimuzi ukuntu asa timumuzi arategaje ruhengeri
kuja kubwira Nyirapasika ko amukunda akamuha imodoka ako Nyirapasika nawe none Nyirapasika yabonye Imana pe kandi uko nuko mbabwiye yabonye Imana mumvugire ngo Imana yabonye Imana yarayibonye umvaga abandi bageze urwego bagezemo none wowe uracyari musitasi umva abandi bageze gutekereza umuntu akavuga ati mfite gift yawe I have some hari akantu kaka gift ukabona guhaye contact mfite aka gift hari akantu kaka gift nakugeneye ukabona baguhaye urufunguzo hari abagore bo kubahwa pe hari abagore kubera ibintu uriya mudamu ari mu gukora ndi mu kumutinya amaze gukora nk'ibintu nkabingahe numvisha yanteye ishari ryiza ndabasabira gukunda Imana mukorera Imana nk'abazapfejo mutitaye ku by'iyisi bitagira nyirabyo haleluya mukorera Imana mugira ishaka ry'umurimo w'Imana mwihatemo gukorera Imana mumaramaze ubuzima bwanyu bwose buzasiga urwibutso muri iyi si n'igihe mutazaba muhari bazavuga ngo nagende yakoreye Imana n'abana bawe bazajya bagendera ku buzima bwawe abana bawe niba hagera muri quartier amavuga ngo ubwo ari umwana wa kana kuzi ko hari abantu benshi tuza twumva bagiye bakizwa mu ntambara kurokoka bakavuga ngo ise yatugiriye neza hari umukecuru waduhaye ubuhamya ngo yakijijwe n'imbwa ngo kubera yageze azigaburira imbwa baramucumuriza ngo cu fata kandi ntinyimbwa ariko ico gihe bazincu ayewewe ntinyimbwa hari iwacu turayigira izize kate gumaho cyane tunkoreho ntinyimbwa ariko ngo baravuze ngo cu fata ngo imbwa ngo zisanga n'umukecuru wagaze uziha amata ngo zose zamazijyama iruhande ngo akazazibwira ngo mwambwa ngo mwaretse kurya ngo mwambabare ngo zose zamazibunda none abantu barategerezaga ngo ziragaruka zabonye umuntu wazita ibazimbwa tuvuge ngo amen ibazimbwa iha agaciro umuntu ikavuga ngo ayi ntabwo twakurya ngo yahise azikora ngo aravuga ngo zarimbwa niba ari nkazingaye ngo ahita ngo mwambabare mukareka kurya ngo mwambabare mukareka kurya mwambabare ngo imbwa zose kubera ko zahise zimumenya agaza ziuduta ngo zamazibunda imbwa imenya agaciro ikavuga ngo uyu muntu uti twamukoraho imbwa reka sirimbe ndangize pastor ngwino ufate mikro ndabasabira gukorera Imana tureke kuzembazemba no kuzarira no kuzitazita no kwihinduza kuburira ukazukubita hirya uri umunyabute mureke ibintu by'ubute tuhagurukira Imana ya Israel tuyibwire ngo waturemeye imirimo myiza dushabuke mu isi tugende abavuga butumwa bavuga ijambo ry'Imana abaza batanga batange abaza bavuga neza bavuge neza uci Imana yaguhaye abaza bahanura bahanure abaza basengera abagwayi basengera abarwayi iyo ni imirimo y'Imana dushabukire mu Mana uzugira ikintu Imana izivuga ngo kubera uyu mukozi wanje yahagaze muri iyi quartier ndamwibutse yangiriye neza Imana ikwiture ubwiza icubahiro no kudapfa ikwiture kubaho ubuzima muri iyi si n'ubuzima n'ubugingo buhoraho ibikwiture kubera gukora imirimo myiza irizivuga mu bagatiya ngo Imana ntizinegurizwa izuru ntituyobe ico umuntu abiba nico azasarura ngo bamwe babibira mu mubiri bazasarura kubora ngo ariko ababibira mu mwuka ngo bazasarura ingororano ubugingo buhoraho bafite ingororano Imana ibahumugisha ndabakunda mwumve ko mbakunda